twishimiye kubakira. Iyi ngoro rero yitwa ingoro y'amateka y'urugamba rwa Jenoside. Gusura ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni kimwe mu bikorwa akarere ka Kicukiro bakoze mu kwezi kwahariwe ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda batangiye tariki ya 5 Ukwakira 2022. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Umutesi Solange aragaruka ku mpamvu nyamukuru bahisemo gusura iyi ngoro. Mbere na mbere twari tukiri mu kwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa, twifuje rero ko kuza ahangaha tukiri no muri uko kwezi tuje kuhafata izindi ndangagaciro, tuje kongera gusobanukirwa neza ikiguzi byafashe kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi ihagarikwe, ariko noneho ayo mateka tugomba kuyamenya kugira ngo tunayabwire abo dushinzwe abaturage. Kuzana rero n'abayobozi b'imiryango ishingiye ku myemerere nuko nabo bafite aho bahurira n'abaturage bacu, kandi umubare munini w'abanyarwanda ufite aho barizwa mu madini n'amatorero. Ni urugendo shuri rwarimo abakozi b'aka karere kugera ku rwego rw'akagari ndetse n'abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere ikorera muri aka karere. Batambagijwe ibyumba bigera ku 10 biri muri iyi ngoro bisobanura mu buryo buvunaguye amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kuva rutangiye kugera rusojwe. Nyuma yo gusura iyi ngoro iherereye ku Kimihurura hasanzwe hakora inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, abo twaganiriye bavuga ko bahakuye isomo ryo kunoza akazi kabo batagendeye ku bwinshi cyangwa amasaha bakora, dore ko n'abasirikare ba FPR Inkotanyi batangije urwo rugamba bari 600 gusa. Uwizeyimana Eric ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanserege mu murenge wa Kagarama. Uwanyirigira Delphine akaba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Niboye mu murenge wa Niboye, mu gihe Mukiza Joas ari pasiteri mu itorero ry'Abangirikani, akaba anayobora komisiyo y'imiyoborere myiza mu ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Kicukiro. Bari bakeya abahagaritse Jenoside, byatweretse ko mu kazi kose ka buri munsi dushobora gukora tutashobora kugendera ku marero naka, ahubwo ukagira ishyaka. Hari ibyo twabonye, hari n'abatararyaga bakizirika udutenge mu nda kugira ngo intego bashaka kugeraho bayigereho. Isomo nakuyemo nk'umuyobozi no gukora akazi ngakunze kandi nkagakora neza, utarebeye ku masase cyangwa ku cyo uri buze gukura mu kazi wenda umushahara. Abayobozi iyo bavuga ngo mu nzego z'ibanze ngo ni bake, ko imirimo yabaye myinshi, nasanze twararegeje. Ni ukuvuga ko umuntu wese abifasha akabigira ibye, u Rwanda rwaba paradizo. Ukwezi k'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu karere ka Kicukiro kwasojwe kuri uyu wa 5 tariki ya 5 Ugushyingo 2022, gusorezwa mu murenge wa Kanombe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Byimana ahazwi nka Busanza. Ni ibiro byanitabiriwe n'abayobozi banyuranye barimo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidanse ndetse n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba n'imboni y'akarere ka Kicukiro muri guverinema Professor Inshuti Manase wanashimye akarere ka Kicukiro ku bikorwa bakoze muri uko kwezi. Innocent Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.